Twakiriye rero Director Jado Black. Ese Jado Black uragenzwa n'iki muri studio zacu? Murakoze cyane ko mu mwanya. Nitwa Director Jado Black ariko amazina yanjye bwite nitwa Ndacyayisenga Jean de Dieu. Nta kindi kingenze usibye kubabwira ibyiza ndi kubategurira. Ndi kubategurira filime idasanzwe yitwa The Power. Ni filime ya mbere igiye gusohoka muri company yitwa Ireme Art and Films Limited. Ni filime izaba idasanzwe. Nashishikariza buri wese unteze amatwi muri aka kanya ko iyo filime yazayikurikira cyane ko izaca ku mateleviziyo atandukanye no mu Rwanda ndetse ikazatambuka kuri YouTube channel y'Ireme ry'ubuzima. Ni filime rero izagaragazamo imbaraga zidasanzwe, ni inkuru ishingiye ku gacuma karimo Nyabingi kazaba karahambiriwe ahantu hatagerwa n'undi muntu mu gihe cy'imyaka 25, aho umwana w'umunyeshuri uzaba uri mu bukubaganyi azinjira muri icyo cyumba agafata ka gacuma za Nyabingi zikamwinjiramo. Ukibaza zimaze kumugeramo bigenda biti. Nakubwira ni filime ntizagucike, ni The Power. Izaba ari filime y'uruhererekane. Nakwifuriza buri wese kuzayireba kuko izaba irimo innovation mu gukosora cyane cyane imyaktingire ya filime zigaragara twakoze mbere hano mu Rwanda. Wow, nanjye uniye amatsiko yo kureba iyo filime rwose. Murakoze cyane. Murakoze cyane kutubwira kuri iyo nkuru. Ubu twakomeza kuri